Ifaranga, agafaranga, amafaranga, ubyite uko ushaka. Gusa uramutse uvuze ko utazi iki kintu, waba ubeshye cyane. Kubera yuko mu nzozi za bamwe, ikintu cya mbere baba bifuza ni amafaranga. Mu bintu batekereza, ikintu cya mbere batekereza ni amafaranga. Bifuza kuyatunga, bifuza kuyabona, haba mu gukemura ibibazo byabo, haba mu kwishimisha, haba mu gutembera. Mbese ikintu cyose bakenera, gikenera amafaranga. Ariko se, wowe waba wifuza ikintu ugakora iki? Ni iki kintu kigutandukanya na wa muntu wayabonye kuba wowe utarayabona? Ese hari icyakorwa kugira ngo ubashe kuyabona? Uyu mwanya tugiye kureba kuri iki kintu. Ubundi iyo bavuze kwifuza ikintu, ni ukugishaka. Iyo ukeneye ikintu, hari ikintu ukora. Gusa hari abantu bakenera ikintu, bikarangira mu kugikenera gusa. Ibi ngibi birarangira gute? Hari inkuru yabayeho mu minsi yashize, aho umuntu umwe yari ari gutanga speech arangije aravuga ngo mfite amafaranga. Abantu bayashaka ni bande? Umwe yarahagurutse ahita aza aramusanga aza kuyafata. Abandi bazamuye amaboko ngo barayashaka. Ikintu cya mbere aho ngaho nahigiye ni ikihe? Ni uko hari umuntu ushaka ikintu, ariko we ntabwo abigaragariza mu kwerekana ko abishaka. Oya, we abigaragariza mu gikorwa. We uvuze ko ukeneye gutanga amafaranga. We ikintu yumva ni ukuza ayasanga, ni ukuza ayafata. Ntabwo we ategereza kuyamuzanira. Araza ayashake, ayafate aho uri. Ikindi, hari igihe twifuza amafaranga tukajya kuyashaka. Biba byagenze gute? Tekereza igihe wagize ikibazo kiri emergency, ikibazo kigukomereye. Ese waricaye urategereza? Ndabizi neza ko washatse igisubizo. Washakishije igisubizo haba mu nshuti, haba he, wakoze hasi hejuru ushaka igisubizo kandi ayo mafaranga urayabona. Ariko ikintu kijya gitangaza ni ukuntu hari igihe ujya utekereza ko utegereje igihe cya nyacyo kugira ngo ubashe kubona amafaranga. Nyamara iyo wagize ikibazo kiri emergency, ukora ibishoboka byose ukabona ayo mafaranga. Impamvu rero usanga rimwe na rimwe ayo mafaranga tutayabona, ni uko mu buzima bwacu tubaho nk'aho dutegereje. Tubaho tudakeneye gukora, tudakeneye gusanga ikintu dukeneye, tudakeneye gushaka icyo kintu dukeneye. Uyu mwanya ushobora kuba uvuga ngo nkeneye amafaranga pe, ukanayabura. Ni nabyo bibaho. Ariko wigeze ubitekereza nk'ibintu biri emergency? Ese ikintu kiri emergency koko wakibura bikarangira? Iyo ugitekereje nk'ikintu kiri emergency, ikintu ukeneye cyane, birangira n'ubundi ugishatse ukakibona. Ushobora kugishakira mu nshuti, ushobora gukora igishoboka cyose ariko ukakibona. Nawe ndashaka ko utekereza amafaranga muri ubu buryo. Witekereza ngo nkeneye amafaranga gusa. Ahubwo kora. Kora ushaka ayo mafaranga. Ibikorwa byawe biba ari byo bigaragaza ko ukeneye amafaranga. Ibi ngibi nubikora uzatera imbere. Ikindi kintu ntagomba kwibagirwa kijyana no kubona amafaranga, ikintu bita gusaba. Hari abantu benshi batekereza ko gusaba atari ikintu cyiza. Gusaba ari ikintu kibi. Ariko gusaba nicyo kintu cyiza kibaho. Kubera yuko mu gusaba niho twakira ikintu, nibwo tubona ikintu. Wowe rero nutekereza ko gusaba ari ikintu kibi, ntabwo uzigera utera imbere. Kubera yuko iyo usabye ikintu urahabwa. Ushobora kudahabwa, ariko nanone nudasaba ntacyo uzahabwa. Uzakomeza utegereze mpaka birangire ntacyo ubonye. Ni iki kintu se ugiye gukora? Uyu mwanya wa none ndifuza ko uba umuntu uri active, wiba passive. Wiba umuntu uri aho ngaho utegereje gusa. Kora utegereza ariko ukora. Witegereza udakora. Witegereza ntacyo ukora. Hari igihe wumva ko igisubizo kizaza, ariko icyo ngicyo gikwiye kubaho ariko uri gukora ikintu. Kuko ukavuga ngo nubwo ntegereje igisubizo hari ikindi kintu ndi gukora. Aha ngaha bizakunda. Icya kabiri ugomba kumenya, menya ko gusaba ikintu atari bibi. Kuko uwasabye arahabwa. Yewe na Bibiliya irabivuga. Nimusabe muzahabwa. Ibyo ngibyo rero twabikora. Wabikora ugahindurira ubuzima abawe, ugahinduka ukaba undi muntu mushya, ukabona icyo kintu wifuza. Ntabwo ari mu mafaranga gusa, kuko no mu bindi usanga hari abantu bifuza gukora ikintu, bifuza kwiga ikintu, ariko bo barabyifuza ariko ntabwo batera intambwe ngo babisange. Nta kintu bakora cyerekana ko bifuza icyo kintu. Nta kintu kigaragaza ko ku mutima wabo harimo urwo rukundo, harimo ubwo bushake bw'abarenzi, bakeneye icyo kintu koko. Nawe gira ikintu ukora.
wigaragaza ko ukeneye ikintu mu magambo gusa, wizamura akaboko ngo ngewe ndashaka kwiga imodoka, uzamura akaboko wapi? Genda ufate umwanya wawe wige, wizamura akaboko. Oya, genda aho ugomba kuri tere, jya kuri tere ukora ibintu, hanyuma uzabona impinduka. Ibi ngibi bizahindura ubuzima bwawe nuramuka ubikoze neza, ukiga kumenya gusaba, ukamenya ko gusaba atari bibi, ukamenya ko gukora ikintu utabanje kuzamura amaboko ari byo kandi ari byo bikenewe. Ibi ngibi bizaguhindurira ubuzima. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo tuzajye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi yari Never Too Hard. See you.